Ikaze kuri Ezobodi aho tubagezaho inkomoko y'abantu n'ibintu bitandukanye ku byatangiye kera. Ezobodi ibigarura mu buzima bw'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amateka n'inkomoko y'urutare rwa Ndaba. Ndaba uyu witiriwe urutare yari muntu ki? Ndaba yari umutwa, akaba yari aturanye n'abavandimwe be gusa, bari batuye kuri Ntobo mu Gahinga haruguru y'urwo rutare. Urwo rutare rwari rurerure cyane rumanukaho amazi, ruri ku muhanda Karongi-Muhanga, ibirometero 20 uvuye mu mujyi wa Karongi, rukagira ibirometero 10 ubujyakuzimu. Bavuga ko ngo rwitiriwe umugabo Ndaba wazize gukunda ubuki. Mu Rwanda rwo hambere, aho hahoze ari mu Bwishaza, hakaba hari urutare rw'uwo mugezi, byombi byitiriwe Ndaba. Muri urwo rutare hakundaga kumanukamo amarumbo y'inzuki, ndetse rukeramo ubuki bwiza cyane. Umunsi umwe Ndaba ararika bagenzi be ngo bajye kuhakura ubuki mu rutare. Banoza umugambi, bashaka n'ibikoresho by'ibanze bazifashisha, birimo igitebo kinini. Umwe muri bo azamukanamo, ndetse n'umurunga ukomeye kandi muremure. Umunsi ugeze baramanuka bajya kuhakura. Bageze ku rutare baruhagarara hejuru, Ndaba yicara mu gitebo, bakimanura ku misozi, basigara bayifashe. Ageze ku buki asanga ni bwinshi, ariko kuko yabukundaga hakura yiriye. Kera kabaye bagenzi be baramubaza bati, ariko Ndaba ko utatubwiye ibyo wabonye aho n'ubuhoro? Arabasubiza ati, nanjye nendaga kubabwira ko nahebye, ahubwo nimunzamure. Baramukurura, bamugejeje aho bamureba neza, basanga koko nta buki afite, ahubwo yabuririyeyo. Niko kugira umujinya, barekurirayo wa murunga rimwe. Ndaba uko yicaye mu gitebo agenda ariko apfa azize inda nini. Isomo ririmo ni uko amateka yigisha ejo hazaza. Iyi nkuru ya Ndaba yerekana ko amateka n'imigani bifite akamaro ko kudutoza no kudasubira mu makosa y'ibyabaye kera. Murakoze.